Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusoza ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kwera kitatuje kusoza kino kizami kiba kimaze gukorwa nuko ibibazo biragaruka. Wakusoza kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo icyenda biragarutse. Byo muri iki kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa nukora kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icyambere yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Kanda subscribe rero kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Bibutsa ko Rwanda Driving College yabazaniye urubuga aho ushobora kurujyaho ugakora ibizamini mu buryo bw'iminota 20 witoza gukoresha igihe neza. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure. Urasangaho n'amasomo avanguye, ibyapa ukwabyo, amatara ukwayo, intera ukwazo kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ubonye kubyandika biri kukugora jya muri comment ya mbere irimo niyo link urayikandaho ikugeze kuri urwo rubuga asigaye nawe wihugure gukoresha igihe neza nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0783531626 utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza aho waba uri hose mu gihugu, yaba iyo ku ruhushya rw'agateganyo cyangwa se ku ruhushya rwa burundu. Ukeneye kwiga uri kureba bitakunda uze twigane mu ishuri cyangwa se uri hafi ari kufite akazi katakunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza twakwigisha, twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwa cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha nimero tuze tukwigisha mudasobwa. Ukeneye ko tuguhugura wariyigisha ariko mbere yo kujya mu kizami ushaka kumanza wahura n'umwarimu koresha iyo nimero tuze tuguhugure. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, iyi ntabwo ari impande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Aho guhagarara n'abanyamagare imbere. B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni se. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kubera iki? Kubera ko bino byapa biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ikintu cyose kiri mu kirango aho hari kugitegeka. Iyo harimo umunyamaguru aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe. Iyo harimo velomoteri aba ari inzira ya velomoteri itegetswe. Harimo nk'ipikipiki akaba ari inzira y'amapikipiki itegetswe. None hano harimo ibinyamitende harimo n'abanyamaguru. Niyo mpamvu duhitamo se ivuga ngo ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko
waramusikaniye wapapuro utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibibazo byerekeye ku byapa biri kukugora usubira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video nawo gukoreyamo kwata n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Bakivuga ngo igihe ijuru rikeye uhite wumva ko ari nijoro. A muri metero 200, B metero 250, C metero 300. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika wa papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese nukwera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Kubera ko ntabwo wakoresha ibyapa, ahubwo bakoresha amatara yakura umuriro myatsa. Ikindi kintu ugomba kumenya kwa zino nzira za gari ya moshi zitwara ubuso bunini. Birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya inzira za gari ya moshi, rero haba hari n'uruzitiro kw'izo nzira za gari ya moshi. Yaba igiye gutambuka haba hari amatara yakura umuriro utukura agenda yakamyatsa, ugahita umenya ko gari ya moshi igiye gutambuka, ugahita uhagarara munsi y'urwo ruzitiro mbere yo kwambukiranya uwo muhanda, kubera ko gari ya moshi ikintu isanze mu nzira irakigonga. Rero bakoresha amatara ntabwo bakoresha ibyapa, niyo mpamvu dushyizemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Ese bazisiga ibara ry'irihe bara? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, B irangi ry'umweru ngarurarumuri, C irangi risa n'icunga rishishe ngarurarumuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Bakoresha irangi ry'umuhondo ngarurarumuri bakivuga ngo ni irangi ngarurarumuri. Birumvikana iryo rangi ukuntu riba rikoze, iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubise ku iryo rangi rihita risa nkaho ryatse bitewe n'icyo barishyiriyeho, ugahita umenya icyo gushyira mu bikorwa. Mbibutsa ko twabazaniye urubuga nka Rwanda Driving College ruzajya rugufasha kwihugura neza ukoresheje iminota 20 nk'iyo mu kizame uzakora kuri polisi. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha igihe neza ukoresha iminota 20, cyangwa se ujye muri comment ya mbere niyo linki, asigaye nawe ukoresha igihe neza ntugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ukeneye kode, ukeneye kwiga, ibyo byose tubigufashamo. Twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 aho waba uri hose mu gihugu, amasaha waba ubonekaho yose turakwigisha ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ntikigomba kurenga ibihe bipimo? A ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B imbere ni metero 1 na santimetero 70, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma akaba ari metero 3 na santimetero 50, mu gihe imbere ari metero 1 na santimetero 70. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50, noneho imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? A ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10, B ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, C ibinyabiziga ndakumirwa. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo
ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni se ibinyabiziga ndakumirwa. Kubera iki ibinyabiziga ndakumirwa? So ujya mubibona kuri Zambihance ukabona ifite itara ry'ubururu riri kumyatsa riboneka mu mpande zose, nuko ari ibinyabiziga ndakumirwa. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosora iki kizame urabona kino cyapa gifite ishusho, icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuyaga w'intambike. B, urusaku rwo mu muhanda. C, ikibuga cy'indege. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Turebye ku bantu benshi mwize geography, kano ni kakandi gapima umuyaga, kano kantu kari mu kirango. Ubundi kugira ngo umenye ubusobanuro bw'icyapa urebera ku kirango ukamenya n'itsindi icyo cyapa kibarizwamo. Ndakeka ko rero waramutamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Wabona ibyapa biri kukugora ugasubira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video nawe ukoreye amakota n'ibyapa byo ku mihanda, usoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Wabona hari ikindi kintu ukeneye ko nkwigisha ukacyandika muri comment, ugakanda subscribe kugira ngo ninyishyira uzahita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari igice cy'umuhanda. Iyo bavuze ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba kigenewe iki? Kiba ari iki? A, ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B, hanyurwa n'ingorofani. C, ahanyurwa n'ibinyamitende. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisozi kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubisanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'ibinyamitende. Aho hantu hanyurwa n'ibinyamitende kubera ko ni igice cy'inzira nyabagendwa. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, ntuzatekereze ko hacamo abanyamaguru, oya, n'ubundi haba hagomba gucamo ibinyabiziga. Rero aba ari kiriya gice kiba kiri iruhande kinyurwamo n'ibinyamitende. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ubugari bwa romoruki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga: A, igare. B, velomoteri. C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ndizera ko waramutamo C. Rero wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ariko hari igihe bakibaza neza kimeze gutya, ariko hitamo ko nta isoki kuri kirimo. Uzahitamo C mu gihe bavuze ngo ni ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uhitemo ko nta isoki kuri kirimo. Mu gihe kuri C bazaba bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hano bavuze ifite, niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no kubikubwira hakiri kare kugira ngo ugerweho ubizi, ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri mu mubande ukabyumva. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo mwaba mwegeranye
ntubyumve. None ni ikihe kiba gifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20? A. Amapikipiki. B. Velomoteri. C. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Velomoteri. Velomoteri niyo iba ifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo iyo ivugije ihoni kiri muri metero 20 uba wabyumva. Ndakeka ko waramusitamo B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo batagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe nuko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura hari ibihu cyangwa se ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi. Rero baba bagomba kugaragazwa kute kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aze kubabona hakiri kare? A. Ngo itara rimwe cyangwa menshi yera. B. Amatara menshi y'umuhondo. C. Ikavuga ngo iki se? Amatara menshi asa n'icunga rihishije. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Bagomba kugaragazwa n'amatara menshi asa n'icunga rishije, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se itara rimwe cyangwa menshi yera. Aho amatara yera ni yandi yakura urumuri rw'umweru. Ndakeka ko waramusitamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ariko abantu benshi hari igihe batsindwa atari uko batazi ibintu akaba bizi neza ariko igihe kikamubana ikibazo. Niyo mpamvu twahise tubazanira urubuga aho ushobora kujyaho ukitoza gukoresha igihe neza. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire witoze gukoresha igihe neza ukora ibizame mu buryo bw'iminota 20. Waba ubonye biri kukugora kuba wagenda ukabyandikamo, jya muri comment ya mbere niyo link yakugeza kuri urwo rubuga uyikandeho uhita uhagera utangire wihugure. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Iyo ukeneye kode yaba y'uruhushya rw'agateganyo cyangwa se uruhushya rwa burundu uratwandikira cyangwa duhamagara ni kuri 0789351626 katubwira kare ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka tukabigufashamo. Kode zirahari. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitakunda uze twigane mu shuri cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda uze twigane mu shuri turakwigisha mu buryo bwa online. Wakenera ko twigana turi kumwe uri mu mujyi wa Kigali nabwo biba byakunda. Wakenera ko tukwigisha mudasobwa turaza tukayikwigisha ukajya mu kizame mudasobwa itakubera imbogamizi. Rero mutwandikira muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B. Iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. So kuri YouTube channel yanyu mu gihe uri kubona ibyapa biri kukugora wihugure. Iyo video nayo igukoreye ibyapa byo ku mihanda na amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda ubisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A. Ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri.
B ni bibi igihe cyose. C ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Gutwara uzungazunga ujya iburyo ugaruka ibumoso mu muhanda. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga nta gihe byaba byiza pe. Wari uri kugendera iburyo, umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka kunyuranaho, kubera ko agiye kukunyuraho ibumoso, atangiye kukunyuraho, uhise uzungazunga uva iburyo uhita umusanga ibumoso, biratuma kugonga, aguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari nge wayiguriye ntigomba kuyikoresha ryari? Hari ibimenyetso bimurika. Ubwo ari kuvuga feruje. Ibimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. B igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha. Ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha ntuzabigireho ikibazo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Bari kuvuga ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feruje ntuyikoreshe, ariko ahandi waba ukimara kurenga hano hari ibimenyetso bimurika ugahita kujya kuri WhatsApp ugakoresha telefoni. Oya, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 ntukoreshe telefoni, ariko n'ubu utwaye kuri kilometero 80 mu saha ho ugenda uri kuri WhatsApp. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. A itabaye igiso cy'ukuri na B niba igiso cy'ukuri na C ita iva mu bisubizo by'ukuri, tugahita duhitamo ko D nta giso cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe rero? Telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga ahariho hose n'umuvuduko wariho wose waba utwayeho. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ageze aho banyura bazengurutse? Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompuwe. Umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hariya kuri rompuwe, ese aba yakora iki? Ese aba yakwitwara ute? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B, tangiza ku binyabiziga biremereye gusa. C, tangiza gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ese ibyamaze kwinjira aho banyura bazenguruka biba biri he? Biba biri ibumoso bwawe. Kubera iki? Kubera ko iyo ugeze hari abanyura bazenguruka uhita winjira iburyo icyerekezo cyose waba uturutsemo. Rero aba bari ibumoso bwawe biba bivuze ko bo bagutanze kuhazenguruka, uba ugomba kubaha inzira. Rero ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ndizera ko baramutse bakojeje ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazenguruka, wahita uvuga ko ari iburyo. Niyo mpamvu babivuze hakiri kare kugira ngo uzahure nabyo ubifiteho amakuru. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma yatangiye kukunyuraho, cyangwa se ibyo mwita kudepasa, yatangiye kudepasa, ugomba kwitwara ute? Ngo ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. B, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. C, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni a. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mu gihe batangiye kukunyuraho wowe, nta wundi muyobozi w'ikinyabiziga uba wemerewe kunyuraho. Kubera iki? Kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Rero nawe utangiye kunyuranaho kandi batangiye kukunyuraho, waba uri kumusanga ibumoso, waba ugiye kumugongerayo. Ndakeka ko waramusamo a. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite iki? Ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kenshi bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Rero waba ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo bakagishyiraho, kubera ko amategeko yo mu nzira y'icyerekezo kimwe atandukanye n'amategeko yo mu nzira ibisikanirwamo. Mu nzira y'icyerekezo kimwe guhindura icyerekezo biba bibujijwe, ariko mu muhanda ubisikanirwamo ho biba byemewe. Ndakeka ko waramaze kudamo B. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura iki? A, ibinyabiziga birenze kimwe. B, ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. C, ibinyabiziga birenze bibiri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C nibyo. B, ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri, na C, ibinyabiziga birenze bibiri nibyo. Wowe urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga birenze bibiri. Ese waramutamo C, ese waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda urombereje ibice byinshi ku birometero 50. B, intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C, umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ni ukuvuga ngo urebera ku ibirango birimo akaba ari byo ukurikiza, kubera ko ntabwo buri gihe hazahoramo 50. Hari igihe bashyiraho 40. Ubwo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 40 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntubigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri uba ufite ahantu uri kugira urebera umuvuduko uri kugenderaho mu isaha. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Rero kikaba kikubuza kurenza uwo muvuduko uri mu birango. So kuri YouTube channel yanyu mu gihe ubonye ibyapa biri kugora, mu gihe ubonye hari indi somo ukeneye ubyandike muri comment ukande subscribe mpite nditegura uribonere ku gihe nugerwaho uzakorera rimwe ututsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ushagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni de nta iso cyukuri kirimo. Ese ko nta iso cyukuri kirimo, cyakagombye kuba igiso cyukuri ni ikihe? Cyakagombye kuba igiso cyukuri ubundi yari B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ariko kubera aya magambo bongeyeho ngo ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, B ihise ivamo. Niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cyukuri kirimo. Ariko niba kikubaza bavuze ngo B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini, bakarekeraho, uhita uyihitamo, icyo nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramusikandika kwa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda, n'intego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndakeka ko rero waramutamo D, ndizera ko waramusikandika kwa papuro. Ikibazo cya 20 kirabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu byarenze uburumbarare bwacyo byabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka, ariko ari kutubwira ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Niba ibinyabiziga biba byemerewe, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, imashini zihinga. B, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, imashini zihinga, na B, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Imashini zihinga zo ziba zibyemerewe kuba zagenda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi, kubera ko akenshi n'ubundi ziba ziri mu kazi. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbakiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame. Ukeneye kode nziza, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, uhitamo twandike cyangwa uduhamagare utubwire uburyo ushaka, amasaha uboneka aho yari yo yose, uburyo ushaka ubwo aribwo bwose turakwigisha, kandi ukagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mbibutsa ko twabazaniye urubuga ubu ngubu gutsindwa kubera ko iminota yagufashe ntibizongera kubaho hamwe na Rwanda Driving College. Jya muri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire ukore ibizamini mu buryo bw'iminota 20. Nubona bitari kugushobokera kuba wabyandikamo, jya muri comment ukande ku iyo link nashyizemo. Comment ya mbere niyo link, hasigaye wihugure neza kugira ngo nigerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga mudasobwa, twandike cyangwa duhamagare tuze tuyikwigishe uri mu mujyi wa Kigali. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.